twongeye kubasuhuza kandi tubaha ikaze ku Ndangagaciro TV. Uyu munsi turi ku cyumweru ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022. Ku cyumweru iki ni icyumweru cyo mu ntangiriro z'umwaka, aho abanyarwanda benshi cyangwa se n'abatuye isi bose baba bitegura uko umwaka uzagenda, bari mu bikorwa bitandukanye ndetse banatekereza uko uzarangira. Indangagaciro TV rero ni umuyoboro unyuzwaho ibitekerezo bitandukanye ariko biganisha mu gusesengura ku byavuzwe cyangwa se bivugwa, ndetse n'amateka amwe namwe aba yararanze abanyarwanda cyangwa se n'abandi ku isi. Ni muri urwo rwego rero ubusesenguzi tugira hano ku Ndangagaciro bugamije guhindura imyumvire y'abanyarwanda, cyane cyane hibandwa urubyiruko, kuko buriya twasanze urubyiruko ari rwo moteri y'ibintu byose bishoboka, akaba ari mpamvu tubibandaho cyane. Ubu busesenguzi rero ntago buba bugamije gusesereza cyangwa se gutesha ibitekerezo by'abandi baba batanze, ahubwo ni ukurebera hamwe uburyo twabona ibisubizo birambye by'ibibazo by'abanyarwanda, cyane cyane ko tuzi ko abanyarwanda bagiye barangwa n'ibibazo byinshi. Ibibazo byinshi bagiye bahura nabyo, ntitwakwibagirwa ko hari n'ikibazo cy'amoko. Akaba ariyo mpamvu uyu munsi twumva ko twaza kuganira ku bijyanye n'amoko. Nkuko bisanzwe rero ni nge Aimable Rukundo, ariko akenshi muzi yuko mba ntari njyenyine, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye, nawe yabasuhuza kugira ngo dutangire neza tumaze kumenyana. Murakoze. Nkuko bisanzwe iteka wa mugane wa padiri, ngira ngo iki ni igihe cyiza tuboneraho kuganiriza abadukurikira, abadukunda, tukaganira ku ngingo zitandukanye, cyane cyane izirebana n'ibibazo abanyarwanda twamwe tubamo guhera kera kugeza uyu munsi. Nkaba rero nsuhuza abadukurikira bose, inshuti zacu n'abazatwumva mu gihe kizaza. Nkaba nishimiye kubana nabo tuganira ku buryo twafatanya mu gukemura ibibazo by'abanyarwanda. Uyu munsi rero Aimable nk'uko bivuze, tukaba turi buganire ku kibazo cyazonze umuryango nyarwanda kuva kera, nk'uko babivuga kuva u Rwanda rwaremwa. Ikibazo cy'amoko, yaba yatuzi asanzwe magari, Hutu, Tutsi, Twa, ndetse n'andi arya yo mu muryango, ngo Abanyiginya, Abega, Basinga, ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko biri mu bibazo nyamukuru bituma abanyarwanda bari mu bibazo barimo ubu, ariko bidatangiye ubu, byahozeho na kera. Mbonereho wenda gusaba abadukurikira, nk'uko ubisobanuye neza uti, ntabwo ari uko turi abanyamoko, ahubwo ni uko iyo urebye icyo kibazo n'ingaruka kitugiraho uyu munsi, kandi kubera ibibazo cyagiye giteza binakabije, twavuga nka jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'ubundi ubwicanyi bwagiye bukorerwa abahutu, nabwo babikurikirana bari hafi, cyangwa se amaraporo atandukanye bavuga ko biramutse bigiye mu nkiko nyine binyuze mu nzira n'izindi zinyurwamo kugira ngo jenoside yemerwe, bavuga ko nabwo bwakwitwa jenoside yakorewe abahutu. Bivuge ngo urumva harimo ikibazo kiremereye, kuko urebye ahantu habaye jenoside zemewe ku isi ni mbarwa. Niba rero iyo mu Rwanda irimo nayo yaragezeho hagati y'abahutu n'abatutsi ibonekamo, ni ukuvuga ngo ni ikibazo nyamukuru, noneho kandi gishimwashimwa impande. Ni ikibazo kugeza iyi saha, ni ukuvuga ngo ari abakera babibayemo kera byabagizeho ingaruka, ari n'abubu biri kubagiraho ingaruka, ndetse ngiye wenda n'abo duhuje ibibazo turi mu buhungiro, impinduka dutekereza, duharanira, turwanira buri kanya, nabyo biri mu bibazo bituma guhuza kw'abantu, kuko nta mpinduka twakora ngo uvuge ngo hari abantu babiri bagiye gukora impinduka mu gihugu aho isi igeze, ngo niba navuga ngo bizatanga umusaruro mwiza. Birasaba ngo abantu bagire gute, bashyire hamwe. Uko gushyira hamwe rero kudindizwa n'ikibazo nyamukuru icyo ngicyo twahoze tuvuga cy'amoko. Bivuge ngo ntushobora guhuza abantu utabanje gukemura icyo kibazo, kandi hari ingero nyinshi. Akaba ariyo mpamvu rero dukurikije ubuzima twagiye tubamo, aho twagiye tubona ibibazo byinshi, haba mu Rwanda, haba hanze mu buhungiro, haba yewe mu buzima bwose bw'igihugu,
iki kibazo cy'amoko kiri mu biteje ibibazo nyamukuru, ariko nanone ntigisobanuke cyane nkatwe tukiri batoya dushaka gufata inzira cyangwa se icyerekezo natwe cyo kujya mu murongo kugira ngo tuzane izo mpinduka. Abenshi ntitugisobanukiwe, tukisangamo, kiri mu bantu hanze, kiragaragara rimwe na rimwe ariko kiziguye, noneho bigatuma tutagisobanukirwa, noneho n'inzira twe twagafashe yo gukemura ibibazo cyangwa se kugira uruhare rw'uburyo twakemura ibibazo biri mu Rwanda, bituma niba navuga ngo tutabona uburyo twinjiramo kuko tutazi impamvu z'ibibazo tubamo. Nkagira ngo rero uyu munsi nicyo tugiye gusesengura ducukumbura. Aimable, ngira ngo nagusubiza akanya. Murakoze cyane barigira, bivuze neza. Nibyo koko abanyarwanda bafite ikibazo cy'amoko. Iyo mvuze amoko akenshi ngiye mvuga abahutu, abatutsi, yemwe n'abatwa, nubwo rwose adakunda kuvuga cyane. Ariko ngiye nakwibaza nti buriya harimo abantu babirenganiramo, harimo abantu baba batazi nk'ubwoko bwabo. Aha navuga nk'abantu bavutse bagasanga nta babyeyi babo bariho, bakaba barerwa n'abandi. Abantu baba barabaye mu miryango wenda umwe bavuga ko ari umuhutu undi ari umututsi, urumva bikunze kubagora cyane. Ahangaha nkagira ikibazo cy'umuntu ushobora kuvuga ati ari kugenda yagera mu nzira, nk'urugero ndimo nditemberera, kumva umuntu arakubonye bitewe na forume yawe, ukureshya ingano yawe, aturiya n'umututsi, undi aturiya n'umuhutu. Yewe sindabona wenda bavuga umutwa, ariko kenshi babivugira, abatwa bavugira cyane ku mvugo, aho umuntu avuga cyangwa se bitewe n'ukuntu yiganirira bakavuga aturiya n'umutwa. Ariko mu by'ukuri ntago mpamya ko aba ari ukuri k'umuntu, kuko umuntu aba afite uko yizi cyangwa se uko yabwiye n'ababyeyi ati wowe uri umuhutu, uri umutwa, uri iki. Aho rero mbona ko habamo kwibeshya. Gusa ubwo ntiba bituma umuntu arengana, harimo kurenganya muntu uti bamuhaye ubwoko atari bwo. Icyo kibazo rero kigonga abantu, umuntu naho ageze akahora yigengesereye avuga ati barambona ko ndi umuhutu cyangwa se ndi umutwa cyangwa ndi umututsi kandi atari ko ndi. Ese barigira icyo kintu mukiziho mwebwe? Icyo nicyo bundi nyamukuru tugira ngo tuganireho nk'uko bivuze. Ariko Aimable, reka mbanze nisegure. Kera tukiga muri kaminuza i Butare, mu gihe cyo kwibuka abantu babaye mu Rwanda barabizi, hari ibiganiro bijya bitangwa. Mu biganiro bitatu byakundaga gutangwa natwe tukiriyo, habagamo icyo kuvuga ku mateka. Rero bavugaga ko ibi bintu, ariko buriya muri kaminuza ni heza, abanyeshuri barisanzura, baravugaga bati mwisanzure, buri muntu wese avuga uko abyumva, nk'uko wabivuze uti iyo wumvishe umuhutu wumva iki, iyo wumvishe umututsi wumva iki. Abantu rwose bakisanzura nyine bitari ibi byacu, akavuga uko abitekereza, ku buryo mbega kubwira ati ngewe mpuye n'umuntu mu nzira kugira ngo menye ko ari uyu, nabibwirwa na gutya na gutya, cyangwa se umuntu umubonye ameze gutya ubwo mpita mvuga ko ari umuhutu, ari umututsi se cyangwa ari umuntu. Rero uzumva abantu benshi bagenda badoma ku ruhande. Ngira ngo mpamagarira abantu bakurikira indangagaciro cyane muri iki kiganiro cyacu, kuko turasesengura. Ndasaba ko abatwumva, niba hari abumva batari tayari, batarakura mu mutwe, rwose iki kiganiro cyacu bagira gute, bakwikomereza ntibacyumve, kuko turasesengura n'ibyo bo batinya kuvuga, n'ibyo batinya kumva. Kuko twe nk'abantu twinjiye muri politike, ngira ngo wenda nkatwe twarabivuze ko tugira n'umuryango wa association ASBR Rajari, twagiye tunyura ahantu henshi hagiye hatandukanye muri ya mahuriro, tukabona ibisenyuka. Twanabivuze ko no muri RBB Rwanda Bridge Builders twabayemo. Bivuge ngo uku gusenyuka kose kwagiye kuduha amasomo, hari ibyo twabonyemo mu izo nzira twagiye tunyuramo, ari nayo mpamvu bituma dufata umwanzuro nk'uyu nguyu, nuko twe tutaceceka ibintu ngo tubigire politike, ahubwo tugafata umwanya nyine wo kubivuga kugira ngo n'aba bandi batinyaga bagenzi bacu, batari basobanukiwe ibintu, babisobanukirwe, noneho babashe gufata umwanzuro ariko uko bakemura ibibazo kuko bagize gute babizi. Muntu rero twumva ukaba wumva udashyitse, udafite ubwonko bwo kwakira ibyo tuvuga,
rwose tugusabye imbabazi, nushaka ntiwiri bugira gute udukurikira, kuko tugiye kwinjira ahantu batinya, ahantu abantu bagera bakababwa. Twe turahavuga ukuri uko tubona ari cyo kibazo nyamukuru. Abantu birirwa bagingwa amahuriro hariya ibiki byose, abantu bapfa kugeraho byitwa jenoside, ariko ntawe uvuga ukuri kwabyo. Uyu munsi rero nk'uko wabivuze utese, abantu rwose babirenganiramo. Reka wenda duhere nk'urugero, ari nayo mpamvu yatumye wenda twe twinjira mu bintu nk'ibi ngibi. Nko mu Rwanda abantu barabizi ko iyo nko mu mabanki muri twatuza abantu bavuga ngo harimo ubwoko wenda ngo abatutsi n'ibiki, ntago batanga itangazo ry'akazi ngo bavuge ngo abatutsi ngo nibaze tubaha akazi, ntibabikora. Ariko mu mabanki muri twatuzi bashaka, kubera ko bashyizeho ko nta moko mu ndangamuntu ntaki, uzasanga nko mu mabanki yose kuri dosiye isaba akazi udepoza bagusaba amafoto. Basaba amafoto, ni ukuvuga ngo hari ikimenyetso abantu bafite cyangwa se icyo bagenderaho, bakareba bakavuga bati isura irabimeze gutya, twayibeshyaho twagira gute nta kibazo. Tukiraho guca mu ijambo ngo ntibashobora kuba bibeshya babonye forume yanjye bakavuga ati uyu nguyu turakamuhaye ni uwacu kubera ko asa gutya bitewe na kriteriya bagendereyeho, ariko njye mu mutima wanjye winjiyeyo ndiyizi. Ubwo urumva hatabamo kwibeshya cyane, ko ari naho mvuga ko amoko ateza ibibazo biri kashe. Naho rero turi kujya nyine ni nabyo biteza ibibazo, abantu bakaba banabigwamo, cyangwa ibintu abantu bari kubaka kubera bibeshya ku bandi, cyangwa bakagushyira mu bintu utiyumvamo. Wenda wabona gutanameritaga cyangwa se utanashakaga kuba mu iyo sura, wabigeramo ugasanga nicyo bagushyiriyemo, ugahita kuba wanamena n'amabanga y'ibyo barimo, cyangwa ukabisenya cyangwa ukanabivamo ubyangije. Ngaho rero nyine hari amakosa nyine nkubwira nyine, abantu bashobora kukwinjiza mu kazi kuko bagukadiriye bakavuga bati iyi sura ye imwemerera kwitwa uyu. Icyo kikaba ikibazo. Niho aho rero nk'aho bivuze nyine, hari abantu bavuga bati nimbona wenda amazuru y'uyu nashaka bameze gutya, ubwo araba ari uyu. Nimbona wenda imbavuzi z'umuntu umeze gutya, ubwo muri bizinesi yanjye ubwo namwibeshyaho nta kibazo. Ni naho uzasanga hari ahantu uzajya wumva ashobora umuntu kukwibeshyaho wenda agushyize muri fongisiyo runaka, cyangwa kohereje nk'ahantu akakubwira ati nabasobanuriye ko uri umuhutu, cyangwa se akakubwira ati nabasobanuriye ko uri umututsi, ukasanga ugiye kujya mu bintu utari urimo, wenda n'umuntu yari inshuti yawe, ariko wamuhakanira kubera isura yakwibeshyeho, akaba yakubwira ati uzabaze neza, nyamara isura yawe ntabwo uri umuhutu, isura yawe ni umututsi. Cyangwa se akakubwira ati nababwiye ko uri umuhutu, wamubwira utari ko ntabwo ngewe ndi umuhutu. Akavuga ati ahubwo wowe ubyibeshyaho, uzasobanuze nka mama wawe cyangwa se n'undi muntu. Icyo ni ikibazo gikomeye. Aho rero niho twavugaga, haba ugiye nko mu bisirikari mu Rwanda uzasanga ibyo bintu birimo, ugiye mu mabanka bazakurebera ku isura bavuge bati iyi kategori igomba kubamo abantu bameze gutya, uyu muryango runaka niba ari ONG, niba ari iki, niba ari banke, hagomba kubamo abantu bameze gutya. Iyo sura rero ubwo hazazamo wenda icyene wabo n'ibiki, ariko niba nakureba isura bavuge bati uyu ari muri ya kategori tugize gute dushaka. Aho ni ahambere. Reka aho ni mu gihugu, ntitugiye kurondora byinshi. Reka tuze noneho muri opozisiyo. Opozisiyo niyo yakagombye kuba idakoresha icyo kintu, kuko mu by'ukuri igihe turimo cya none n'uriya Rwanda dushaka kubamo, tugendeye ku mateka n'ibyarubayemo, simpamya ko hari umuntu waba uri hano wifuza ngo ashaka ko u Rwanda azarubamo ari umuhutu wenyine, ngo yongere agende ngo avuge ngo abahutu dutegeke, ngo abatutsi dutegeke, ngo abatwa dutegeke, ngo igihugu ngo dushaka ko ngo gitegekwa ngo n'abanyiginya, ngo gitegekwa ngo n'abega, ngo gitegekwa ngo n'ibiki byose. Ibyo byose ni ikibazo. Wenda ni politike nyine, politike cyangwa se amashyaka ni abantu bishyira hamwe kugira ngo bagire kuki, bagire ku butegetsi. Ariko se mu by'ukuri ibyo bintu birakwiye ku isi ya none? Tuvuga ngo
reka twishyire hamwe turi abahutu tubone uko tuyobora u Rwanda, twishyire hamwe turi abatutsi tubone uko tuyobora u Rwanda. Nibyo tuvuga tuti ibyo bintu niko byagiye biba nyine guhera kera. Niho rero navugaga nti bantu mudukurikiye, u Rwanda niba dushaka ko ruba amahoro, twishaka kurusubiza, kugenda turugaranzura turusubiza hirya. Uzajya wumva amadisikuru bamwe bakuvuga ngo ku gihe ngo cyacu ngo nibwo ngo u Rwanda rwari rufite amahoro, ngo aba n'aba bari bameze neza, ngo aba n'aba bari bameze neza, ngo nta wicaga undi, ngo umuntu ngo yaragendaga yagera ahantu ngo bakamucumbikira, akumva ko noneho n'ubu ngubu ngo byaba byiza ari ugusubira nka cyagiye cyo ku ngoma ya runaka. Ukumva abandi baravuga ngo u Rwanda ngo rwari u Rwanda ngo rubaye u Rwanda ngo nyuma ya 94, ngo mbere ngo ntirwari u Rwanda. Bivuga ngo mu gihe abandi barutegekaga atari we, avuga ko rutari iki, rutari u Rwanda. Noneho rero muri opozisiyo nta ni Rwanda dufite, urwo dufite ni rwa rundi muri rajari twita u Rwanda rutubamo. Turi kurwana no kubona u Rwanda rugira gute tubamo, tuzabamo. Ni ukuvuga ngo nkuko tubivuga, ntabwo abantu babiri batatu bakwiherera ngo bazagere kuri kiriya gihugu. Ni nayo mpamvu uzasanga hari imitwe y'amashyaka yikorera ukwayo, ikagira ndetse wenda n'iy'ingabo n'ibindi, ugasanga bari kuhanyanyaza bonyine nta n'ubitayeho. Abandi ahubwo bari kuvuka, bari gutangira, ntawe ushaka no kugira gute no kujya kubasanga. Bavuga ate ko bari abatangiye nkuko wumva babivuga. Kuki aho kugira ngo nge mvunika nshaka abandi dukora ibyacu, wabegera tugafatanya, tugakomezanya nkarebaho icyo babura nanjye nkaba nakongeraho, ukongeraho. Icyo rero ntabwo gishoboka, kuko usanga uwo muntu nyine yarishyize hamwe n'uwo bahuje ikibazo, ku buryo wowe ushatse kujyayo urasanga utari umwe nabo. Impinduka bashaka nibo bashaka impinduka y'abatwa, ko aribo bategeka igihugu. None se urajya mutari umutwa bizagende gute? Ntibishoboka. None se niba abantu bishyize hamwe ngo bagarure wenda kuri ya ngoma yo hirya wenda ya cyami cyangwa se ya runaka, kuko bafite ikibazo cy'umugati wabo bahoranye bambuwe, bashaka kongera kugira gute kugarukaho, urajya gufatanya nabo mu buhe buryo? Nibirwarize nibakigeramo, kuko nubundi ibyo bitari bikunyuze nawe, kwenda icyo gihe bazakigeramo bananiwe, nawe mumaze kwisuganya. Yego. Nuko imibare imeze, nuko imibare imeze. Genda urwane niba muri 100 mwarishyize hamwe muri 100, muri aba mutwa wenda muzakigeraho, abo muhanganye nawo musigaye muri 20, 30, 10. Wenda twebwe ubwo mushaka kugarura ubwa intuza ingoma y'abatwa, twebwe tukaba tutaza aho turi, wenda natwe tuzaba tugize gute twamaze kwisuganya, bataza amoko yacu cyangwa n'abadashaka kubibamo. Noneho icyo gihe namwe nimugeramo tuzaba twifashe natwe tuze gutyo. Noneho ukibaza ngo ibyo bintu bizagera he? Niho nashaka kubabaza, uko kugenda usimburanye uhindura urabona ibyo byazageza he? Naho rero niho mvuga ni iki kibazo kirareba opozisiyo cyane. Aba wenda bari kubikora mu gihugu bafite umuvuno wabo, buya banafite n'igihugu, bafite n'igihugu nyine barabikora kugira ngo wenda bagire gute babikomeze. Afite itsinda ryabo wenda rishobora kuba ryarize rikavuga riti ahari imbaraga zatuma batwambura igihugu, nta mpamvu yo kwashyira abandi bantu, reka tugire gute tuhatsindagira abantu bagomba kugira gute kurinda ubutegetsi. Noneho nkibaza ngo abari hanze nabo badafite icyo bafite, murishyira hamwe muri abantu 10, muzavuge ngo mushaka kugira gute ngo kuza kurwana, abandi babarebera bakabafashije. Aho rero niho nakubwiye ni opozisiyo rero ishaka kuvuga ngo iragarura ibyahozeho. Amva muravunikira ubusa. Mbabwire ko mwa opozisiyo mwe rwose pe, niba munafite na Mose w'abahutu uzabageza i Rwanda, simbihamye. Namwe hari ibyo mubona. Mose w'abatutsi ngo uzageza abantu i Rwanda, Mose w'abanyiginya, Mose w'abanyendoga, Mose w'abakiga, wowe ntazagera i Kanani. Tukiri aho ngaho muri opozisiyo tukavuga no kuri ayo moko, mu busesenguzi bwanyu mubona tutaragera wenda no kumwisha ku mwanzuro, ariko hari icyo wababwira kugira ngo umwanya wacu ukomeze ubuhari, kubera yuko
niba bagumya kugenda umwe ashaka gukora ke kantu kihariye ntabe kukuzuzanya, aho ngaho bizatuma bagumya badindira, kandi uri mu gihugu wazaba afite uko agomba gukora bitewe na strategy yiwe. Ese nta kuntu bazakora byibuze niba ari abahutu abatutsi bakagira ukuntu bakora bakubaka ibyabo buri tsinda, ariko bakagira ikindi kintu wenda bahurizaho bakaba bakubaka ikintu kimwe, bakareka ibyo bintu byo kuvuga ngo twebwe dukoza turashaka igihugu kandi kuko ntabwo ari bazajya mu gihugu bonyine ngo bakibure bonyine. Aho ngaho rero numva ko bagombye wenda niba ari abahutu bubaka ibyabo, abatutsi bubaka ibyabo, abatwa bubaka ibyabo, ariko noneho bagira ikindi kintu kibahuza, nk'uko wari ubivuze wenda ngo abahutu bagira umwami wabo, abatutsi bagira umwami wabo, abatwa bagira umwami wabo, ariko bagira ikintu kimwe kibahuza, noneho basenyera umugozi umwe kugira ngo bahangane na bwa butegetsi buri mu gihugu. Aho byari kuba byo byari kuba byo, ariko ibibazo by'abanyarwanda ni akavuyo. Impamvu nkubwira ngo ni akavuyo, hari umukongomani twajyaga dukorana, hari igihe wajyaga ugera mu biro bye, hari igihe najyaga njya mu biro bye nyine, noneho ngasanga ari impapuro z'abana akosora, ari impapuro yari ashinzwe amasomo, yari dezetide, ugasanga ibipapuro bimwe bijugunye hariya ibye n'amadokima bivanze n'iby'abanyeshuri n'ibiki byose, uri kumva. Noneho wahagera nyine uri ushaka nk'ikintu nyine nka dokima runaka, nyine nka lisiti wenda y'abanyeshuri bo muri uyu mwaka, akajagajaga, noneho isoni zamukora akavuga ati voilà c'est un désordre bien ordonné. Ibyo mu Rwanda rero byo ni désordre, yaba hari uburyo byashoboka ngo iyo désordre nyine y'amoko ibe noneho ordonné nk'uko wari ubivuze, nubwo ari désordre ariko ibere ordonné. Noneho nk'ibyo twavugaga tuti abahutu nubwo ari bibi nyine nibishyire hamwe, yego, noneho bitoremo umwami ku buryo uwo mwami icyo yavuga abo hasi bagira gute bamwubaha kubera ari n'umwami. Noneho n'abatutsi bagira umwami wabo, noneho n'abatwa bagira uwabo, wenda abanyiginya bagira uwabo, abakiga bagira umuntu ubaha amategeko wenda avuga ati mwarengereye. Noneho reka nguhe nk'urugero, ngewe nagiye ngira amahirwe yo kuba muri Kongo, uzasanga hiriya mitwe mwumva bavuga hari agace ukavuga ukagera n'ahantu rwose ukavuga bafite umwami wabo, ati ni umwami wenda w'abatemba, bagira n'ubutaka, niba ugiye kugura ubutaka bukaba bafite amategeko, ubutaka n'ubw'iki n'ubw'umwami, niba ugiye kugura abantu bakiturira, we wajya kugura uri uw'ahandi uturutse ahandi ukagira gute ukishyura umwami, bakagenda bakagukebera. Hakaba ubundi bwoko nabwo bufite umwami wabwo. Ni ukuvuga ngo iyo habaye ibibazo bya konfuri nk'aba bagatera abandi, noneho hakaba icyo kumvikana, niba nk'abateye hariya bakavuga bati bagiyeyo ni abasore wenda barwaniye nko mu iseta, bigatuma ubwoko n'ubwa hano burwana, wenda hari nk'abantu bashobora guhurira mu isantere ahantu runaka, nk'abantu b'abasore bakarwana, umwe akica undi, noneho hakaba amakimbirane, amoko akajya hakurya akagira gute akarwana, bamwe bakagenda nk'hano bishe umwe hano, hakurya bakica nka batanu. Ikintu gikorwa n'iki? Kuko n'intambara hari igihe bagenda bamwe bagasahura n'inzugi bakajya batwara n'amatungo majyane wabo, abandi ejo nabo bakataka gure, mbega nka kuriya wumva ngo abanyamurenge bamerewe n'abafurero n'abaki bose. Yego. Bo rero ni ukuvuga ngo baba bafite abami abantu bakuru, ibibazo bivutse nka gutyo kubikemura, abami bajya hamwe, hakabwo banumvikana bakavuga bati hano ibintu byasahawe hano nibisubire hariya, n'aba basahuye ibi hano nibabigarura, noneho abantu bapfuye hakaba kuvuga ngo kugira ngo ibibazo birangire, ababishe batwiciye abasore 3, twe twica 4, difference ubwo ni umuntu umwe, ni muza n'umwe natwe tumwice turangiza ibibazo, bigakemurikira aho ngaho bitewe mu manza. Uriya bwoko bugahitamo umuntu umwe ujya kwicwa hariya, ibibazo bikagira gute bikarangira. Urabyumva ni désordre, ariko nibura bo igize gute irorudone irorudone. Noneho rero niho navugaga, noneho ibyacu byo mu Rwanda aho bibereye bibi, uzajya wumva umuntu yihanukiriye kuri shene ngo bene se bahinzi ngo muhaguruke, ngo niba mutirwanyeho ngo murashize.
noneho nge ndibaza nkavuga nti ukumva umuntu afite cano yo kuvuga ngo wumva ibyo abantu bagize gute bavuga ngo runari ngo ibikingo niba ngo ikibazo ngo niba ngo mutarasobanukirwa ngo na runari mutaragira gute ibintu nk'ibyo byose ngo ntago mugira gute ngo muzigobotora. Ukibaza ukavuga ngo noneho ukanumva wenda nk'abantu nyine bari kuvuga ngo nk'ibyo by'abahutu n'ibiki byose uye kumva aravuga nyine ngo abatutsi muri babi uzajya ubona no ku ma Facebook ni ahantu hose, nubwo hari ababa babyihisha inyuma wenda ushobora gusanga ari n'undi muvuno cyangwa politike yo gucanganyikisha abantu. Ushobora gusanga umuntu yarigize wa wundi bita ngo namuheza ngo nariko ngewe mfite uko mbyita kundi sinjya mbyita gutyo, ugasanga yirwa avuga ngo abahutu ngo niba mudakoze ibiki byose ngo ibiki nyamara wenda atari nawe utanamubona ntaho wamubona, ariko ari wo gucanganyikisha iki abantu cyangwa ari mu mitego runaka. Noneho ukavuga uti iyaba bari abantu bari bafite umuntu w'umwuzwe ubavugira ibyo bibazo, aho noneho wagiye inama yo kuvuga ngo abahutu nibajye hamwe, ukemera ko ubahamagaye ukababwira uti duhurira aha twiga icyo kibazo tukirangize, yaba amateka tuyumvikaneho, yaba ibiki, yaba niba ari uburyo twemejwe ko igihugu kigiye kujya gisangirwa n'iki n'amoko tubyumvikaneho. Uwo muntu ku buryo naza mu iyo nama arajya kubwira abahutu bakamwemera ko ibyo yabavugiye ari byo, ariko iyi saha mw'ibyo byo mu Rwanda none sabo bose birirwa bavuga ngo gutya ngo abatutsi ngo mwungire gutya na gutya ngo turi imfura turi biki, haruba yabatumye anatumije n'inama yabo nta n'uwahaza. Nibyo byandi nakubwiye ngo amoko yacu ari mu buryarya, ari mu buryarya, afitwe n'abantu babikozemo umushinga kuko akinishwa atari uko hari amoko akenewe, ahubwo akinishwa kugira ngo agere ku ntebe y'ubutegetsi, kuri ya mbere y'ubutegetsi. Abo bantu banayakinisha aribo b'abanyepolitike, niyo bagezeho nyine baseriva cyangwa se bafasha abandi bo mwayo moko babegereye kugira ngo babugumane, atari uko bakunze iki amoko. Kuko nakubona mu murongo umukura muri ya mbehe yagezemo muri bya birya arimo araguhitana atitaye ku bwoko. Nabona undi muntu wo mu bundi bwoko wamufasha gukina umukino we muri cya kibuga arimo kugira ngo ikipe ikomeze iganye itsinde, aramurokirita, usanga nabayeho neza kurusha abandi bo muri ya moko ye. Aha aho tukiri aho ngaho naho usanga abantu benshi nk'abana baba bararezwe n'abandi bantu batarabasha kubona ababyeyi babo. Genda avuga cyane ku rubyiruko, hari urubyiruko rwinshi tutazi ababyeyi babo ariko bakaba baritiriwe ngo abahutu cyangwa se abatutsi bitewe n'inyungu z'ababareze. Reka ko araho byavuye, kuko umuntu aravuga ati ubwo ari abatutsi bari ku ngoma, reka umuhungu nitoragure cyangwa se umwana nirereye mwite ko amushyiremo iyo ideology ati uri umututsi, nuko nyine ugomba kuba uri gutyo. Nkaba ariyo mpamvu ugana urubyiruko rero, hari igihe waba witirira uzi ko ubwo bwoko bavuga bakubwiye ari bwatari nabwo. Nabyo birashoboka ati ngende umututsi ariko rero matari umututsi. Ubundi muri makeya niho narindi nyine nibyo nkubwiye, nyine harimo kwibeshya kwinshi, ari nako ko kwibeshya kwinshi gutuma hari abantu bashobora kwinjizwa muri bya bintu biri kubakwa batabyisangamo batanabishaka. Ariko kuko iyi si ariko iteye nyine ukabibamo utabirimo, bivuge ngo nta n'umusaruro bizagera, bizagutangaza. Ari nayo mpamvu nyine nakubwiye nti byabaye ngombwa ko twinjira muri ibi bibazo twahuye nabyo tutabikekaga ngo abantu babisobanukirwe. Uzasanga abantu bari nko muri opposition, dufate nk'urugero nko mu mahuriro abantu tubamo mu nama runaka, za ya miryango y'amashyaka, wenda abazajya abo nzavuga si uko aricyo kiba cyanzinduye, ni uko izi ngero dutanga cyane twebwe twibwirira iki abajene, n'abakuze baranabituburusha bituvuga, ariko twebwe icyo tugiye kubarusha twarabibonye ibibarimo, ariko noneho akarusho nuko twe dushaka no kubivuga kugira ngo nibura generasiyo yo hasi yisanze muri ibi bibazo biyigiraho ingaruka kandi babirimo, tubashe kubivamo mu mahoro kandi kigabo. Uko twifuza ko wenda ngendeye no kuri rajara atari ngenyene nibura hakwiye impinduka nshya
itari kuvuga ngo ni hutututsi ngo ni iki yewe n'ibya cyami na repubulika ngiye nabyo mbona biteye iseseme. Abantu bakwiye no gushaka ikindi kintu, akaba ikindi kintu kitari cyami, yego bagatekereza ari gatugomba gutekereza, kandi nta handi ibyo bitekerezo bishya bizava usibye mu bantu bashya, kuko cyami ifite amateka atari meza iwacu. Kurwana repubulika uyu munsi bavuga ngo ni repubulika, nayo si meza. Kuki tugomba guhora twizimba muri repubulika? Kuki tugomba guhora twizimba muri cyami? Gwenda naguha nk'urugero muri ya mahuriro nibyo nakubwiye. Nkanjye abantu bo muri RBB bambabarire, ntawe ndavuga izina, ariko nkunda kuvuga ibintu mu kuri naho byabaye ngatanga n'ingero. Nge ndi mwarimu, nabaye mwarimu, sinshobora kwigisha ikintu ndatanga ingero zifatika. Burya mu kwigisha isomo niyo mpamvu iri somo twagakwiye no kujya tureba materiel didactique mbere yo kujya mu isomo. Materiel didactique n'izi ko turi kwigisha, dushaka ko abantu bahinduka, dufite abo tugomba kwigisha na abantu turi mu kigero kimwe ni ya generation tuvuga, ni nayo kandi bishoboka ko yaza n'ibitekerezo bishya. Kuko nturafata umusaza nyine ufite bya bitekerezo by'icyo gihe ngo mubwire ngo nashaka ibishyashya, bishoboka. Ikigera arimo nuko akunze nyine uzumva ngo amateka ngo utaza aho ava ntamenye yajya n'ibiki byose. Noneho rero bivuge ngo hakenewe impinduka nshya, kandi iyo mpinduka y'ibitekerezo bishya ari izagenga u Rwanda rushya, nta handi igomba kuva usibye mu bashya. Aba bashya rero ntibashobora kwiruturuva ngo bazane igishyashya batazi ibishaje. Nta umuntu uzabibabwira rero, ntaho uzasanga. Buri gihe uzasanga bataka ngo abahutunga ibiki, ngo jenoside yakorewe abahutu, ngo jenoside yakorewe abatutsi, no mu marangamuntu ntabirimo. Ariko mubaze tuse umuhutu ninde? Mubwirwe n'iki? Ndamubwirwa n'iki? Yego. Umubajije umwana wubakubajije ngo ese ko batubwira ngo yakorewe ngo abatutsi, abatutsi ni abantu ki? Nta wabikubwira n'aba basaza. Niho rero nakubwiye ngo reka ntanga urugero muri RBB, simbavugiyeho, hari n'ahandi henshi. Yego. Mu nama ziba zirimo, hari ukuntu urabona muri Zoom bareba kumva baravuze ngo umuntu umwe wenda afashe ijambo aravuze ati ndabona ibintu ari byiza, ndabona hano uri kumva ni muri Zoom murimo muri 70, ati ndabona hano turimo turi abahutu turi abatutsi, ati dukeneye ko dushaka n'abatwa kugira ngo ibintu bigendeke neza. Ukibaza ngo ese buriya ko ntawigeze ambaza zamuhana ndi umuhutu, ndi umutwa, ndi umututsi, ntawe abimbajije. Babwiwe n'iki ko nta mutwe turimo? Uri kumva? Bivuge ngo bafite jimeri zabo zishobora kuba zireba muri Zoom zikamenya ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umututsi, ndabona nta mutwa dufitemo. Ukumva n'undi arahagurutse nawe arabishimangiye, ahubwo akavuga ati hari ahantu nzi abatwa kandi baparitse bamwe ibintu dukwiye kuzareba ubwo buryo tugira gute tubashaka. Bivuge ngo bafite ukuntu bamenya abo bantu. Uri kumva? Noneho nge rero ngira ngo uribuka ko twigeze twanditse amabaruwa 3. Twari tuyavanye kuki? Hari imishinga buriya yabaga mu RBB, nge narayemeraga cyane, narayikundaga cyane mu ntangiriro, kuko rwose nk'umuntu mushyashya nagezemo mbona ko harimo akazi, harimo amatsinda akora, harimo imishinga, harimo ibiki. Mu bibazo noneho bitanya abanyarwanda byagombaga gukemuka, bari bamaze kubyandukura ibibazo 20. Muri ibyo bibazo ikibazo nyamukuru basanze, ikibazo nyamukuru mu bibazo bitanya abanyarwanda ari ikibazo cy'ubutegetsi. Ikibazo cy'ubutegetsi ni ukuvuga ngo hari no kuvuga ngo bwa butegetsi burimo ibintu byinshi. Hari ubutegetsi nk'uko tubivuga abajyamo kubishyira mu bikorwa, abo ba perezida, ba minisitiri, hari uburyo nyine bagombaga kumvikana niki kibyica. Perezida aho ntagira ijambo rinini ku buryo ageraho nyine agahita
ibyo ashaka byose aba ari byo bikorwa nta kuntu bamugabanyiriza imbaraga. Hari no kuba noneho ubwoko bw'ubutegetsi, hari no kumvikana ese ubutegetsi buzaba cyane, ese buzaba repubulika. Bivuge ngo bari bamaze kwemeza ko ari repubulika, yego. Bivuge ngo umuntu uri hanze kandi barahari b'inyabutatu baharanira ko ubwami bwagaruka, wenda bukagaruka muri constitution ufite itegeko nshinga. Ntabwo RBB yari imaze kugira gute kubirukana kwitabashaka, kandi ntibaragera mu gihugu ngo abaturage bo bagira gute babitorera, ngo abo ubwami bavuge bati abaturage nibo bagize gute batwanze rwose, ubwami ntabwo babwemera. Bivuge ngo d'abord bumaze kubaka ikintu ariko gifite abantu kigira gute giheza, kandi intego wari ufite ni ukuvuga ngo washakaga ko abantu bose bo hanze muhuza mugira gute mukorera hamwe. Uri kumva ko icyo kintu ni ukuvuga ngo abantu barimo aho batekereza ibintu bibiri, ni cyane ni repubulika. Nta kindi gitekerezo gishya kubareba ngo niba cyane ari ikibazo dufite, repubulika ikaba ari ikibazo, twatekereje ibindi bintu. Abanyarwanda rero ntabwo ari creative, uhita ubibona, ntabwo bahimba udushya. Nubwo ibyo twabisanzeho ari bwo butegetsi bwa kera, guhera ku uzumva na mu Bibiliya n'abami n'abami, hakaza kuza umuzungu agahimba repubulika irimo na za demokarasi. Kuki niba repubulika yarahwiriye abazungu iyo za Burayi na za Amerika baba, kuki bumva ko ngo ariyo twazana n'iwacu twera tubereye ibibazo? Repubulika hari abantu yajyanye mu buhungiro bakamara imyaka n'imyaka. Abo bari Burayi rero na hehe naho he hose ntushobora kubabwira ikindi kintu kitari repubulika. Ni ukuvuga ngo naho bari ntibashobora gusesengura ikibazo cy'u Rwanda ngo bakirebe, noneho bicaye hasi bavuge bati reka dushake indi systeme iratuma babantu buri wese ibe nshyashya, wenda n'isa ahubwo izaze kugira gute kutureberaho kugira ngo dukore tugira tugarutse inyuma gato. Nubwo twaciye hariya bavuga ko buri bwoko bwagira umwami, ubwoko bwagira umwami, ubwo ntibyadufasha ko bose niba abahutu bafite umwami wabo, abatutsi akagira umwami wabo, abatwa akagira umwami wabo, hakaba undi muntu ubicunga uri hejuru ya bose. Iyo system ntiyabibereye kugira ngo babandi bashaka ubwami bagiye kumezanye n'ubwami bwabo. Simbizi ubwo twaba dutandukiriye, waba uri kwimagina umuntu ngo wajya hejuru yabo kandi nabo bitashoboka. Ahubwo banza wibaza utese abo bahutu mbere yuko ujya kureba babashyobora ngo bajya hejuru y'umwami wabo, birashoboka ko babona umwami aho mututsi twaba tugiye kwitwaza muri. Ubwo rero niba ntawe uri kuboneka twijya kureba noneho ngo dutekereze ngo nundi ngo wajya hejuru yabo. Ubwo ni uko waba uri kuvuga ngo umwuzukuru kandi n'umwana ataraboneka. Yego. Aho ndumva rwose twaharimita. Ahubwo noneho narindi mwizingiro zijyanye n'amoko nyine ibyo bidushegeshe biduseye. Niho noneho narindimo nkubwira nti bwa butegetsi uri kumva ni ikibazo. Noneho hakaza ubu uri kumva narindi kukujyana nyine ibyatumye noneho ngaruka turavuga tuti uzi ko yari rajari nta cano twagiraga. Yego. Twakoraga tuvuga tuti okay dukora. Niho byatumye mvuga nti reka noneho dushaka ubundi buryo bwo kubaka ibindi bintu bigize gute bishyashya. Niho ndimo nkubwira ku moko. Noneho rero sasa ari nacyo ngira ngo ribuka tujya gusezera mu ntuza muri RBB. No muri bwa butegetsi ntumva ko bubaye repubulika, bivuge ngo abatekereza ubwami babirukanye tukiri no mu buhungiro tutarabona n'igihugu. Bivuge ngo n'igihugu tukibonye ntibanagikandagira, kandi ntibaza no kudufasha muri rwa rugamba. Baba bigende kuko mu butegetsi twagennye nta n'ahantu hari cyitwa umwami. Niba banafite umwami wabo nta no kumutekereza se bizagenda gute. Bivuge ngo bamaze kugira gute kumwirukana. Iki rero kiri mu kintu gihita mbona niba ndimo. Ikindi kibe no kuvuga ngo icyo muri RBB ari nacyo cyatumye bishenyuka nuko ya maturufu twigeze tuvuga ubushize. Niba ushobora no kuzana igitekerezo cy'ubwami ukaba wanagitanga nkuko ndi kubivuga, nuko barakubwira ngo kugira ngo byemerwe reka dutore turufu ya kabiri. Yayindi nakubwiye ya nyamwinshi ngo kuko bagomba kwitoza demokarasi. Abazungu bazanye yuko umuntu ari iki arijwe.
uri kumva nubwo ari igitekerezo cyanjye wenda gishyikiwe n'abandi nkaba naje hano kuko ntiturazamo duhagarariye ishyaka ry'abami turi 10 ni ukuvuga ngo naho banatora baratora ko ugomba no kutagira n'ijambo. Iyo rero biratuma ibiturufu wavamo n'abarwanyi. Niho rero ntemera na demokarasi. Abantu tujya duhurira aha mu biganiro n'ibiki byose niho mbabwira ngo sinemera demokarasi y'iki y'abanyarwanda. U Rwanda ntiruragera igihe nkurikije abanyarwanda n'amateka yacu n'ibyo twabayemo. Ntabwo twagera muri ya demokarasi yitwa y'abazungu ngo yo gutora ngo rubanda nyamwinshi. Wasobanura abatwumva neza kuko ubushize abatabashe kubyumva impamvu temera demokarasi. Ngira ngo ndayivuza ariko nanayisobanuye. Impamvu ntemera demokarasi mu Rwanda nuko demokarasi ivuga ubutegetsi bushyizweho n'abaturage, butowe n'abaturage kandi bukorera abaturage. Yego. Gushyirwaho rero bushyirwaho nuko batoye abantu. Ikibazo cy'abanyarwanda dufite aho uzajya hose bazakubwira ngo turi abahutu, turi abatutsi, turi abatwa. Ni ukuvuga ngo ntago kandi ikintu dukeneye iki gihe si ukubona umuntu yicaye mu ntebe ngo kubera ubwoko. Ibyo si ubundi bimariye iki? Bizamarira iki u Rwanda kuba ngewe nkwaza ukanyicaza mu ntebe ndashoboye ibintu ngo nuko ndi ubwoko buno. Ni nabugeramo kuko naje ndi ubwoko bunaka nzakorera bwa bwoko. Isi ya none tugezemo ni ubushobozi n'ubumenyi. Turebe icyo dukeneye. Ese uyu muntu nkeneye ko angira hariya kuko duhuje isura, duhuje ubwoko, cyangwa nkeneye ko ajya hariya kuko hari ibinshinga dufite dukeneye ko ashyira mu bikorwa. Bivuge ngo rero icyo ntiturakigeraho cyo kumva ko umuntu agomba kujya hariya kubera hari ibyo dukeneye ko adushyira mu bikorwa kubera ubumenyi afite n'ubushobozi. Niyo mpamvu rero tujya gutora amatora yo kugira ngo bwa butegetsi tuvuga ngo bwacu bushyirweho ntago buragenda mu icyo cyerekezo, buragenda muri bya bibazo tubamo wera bya bibazo bya bwabwo ko turi kuvuga ngo hari abishaba. Noneho nihanavuka n'ikibazo niho uzasanga kubera nyine iyo demokarasi uri kuvuga yuko abenshi bazahora iki ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo hazabaho politiki yo kuvuga ngo abakugira ngo batazadukuraho tugire gute tubagabanye umubare. Ari naho na jenoside nyine zibanye. None se wasobanura ute ukuntu uyu muntu yishuye baturanye basi basanzwe barahurana bagira gute? Ni politiki yari yo kuvuga ngo aba batazaza bakabahasanga. Yego. Kuko hari indi definition se wabona ntayo. Nuko babimwumvishije ko kugira ngo aba bagira ruko aba bagomba kugira gute kuba bakeye. Kuko kwica umuntu ntago umwica ngo umuteke umurye, nta nubwo ujyana ku isoko. Kenshi usibye n'utuntu two mu nzu wenda uzungura, ariko binabaye ari n'ibyo washakaga hari abareka kwica abatari bafite icyo bafite. Bivuge ngo kwica umuntu kugira ngo aveho nuko utamushaka kumubona, nuko iki gikundi gishaka ko iki kivaho kikarangira aba bakaguma kuki muri bwa butegetsi. Niyo mpamvu rero iyi demokarasi yo kureba ubwinshi bw'amatsinda y'abantu niba tuzabaho neza kubera muri bakeya, no kuvuga ngo tuzakomeza dushaka uburyo tugira gute tubagira bakeya. Niyo mpamvu demokarasi ntayemera. Ni naho haho rero nibyo nakubwiye ngo ibi biri no mu byaseye. Wenda tuzagira igihe nabivuze tuzagira igihe cyo kubisobanura. Hari n'ibyo twavugaga abantu byagezeho bamwe begura bagenda mu kwanga iki, mu kwanga amatora. Yari muri RBB. Nabahaye n'urugero mbabwira ngo dufate nk'urundi rugero. Kayumburiya Rugema na organization ye birukanywe binyuze mu matora. Amatora nyine bwa bwinshi nyine atuma umuntu ava mu ihuriro, kandi ari ihuriro ryari rigamije guhuza iki abantu, guhuza abantu. Kubera ko niba navuga ngo ibiganiro byo gusobanura ibibazo byananiranye, abati ntago ari byo, aba ntago agomba kugenda bati yabarenganye nihagendewe organization isigare, oya ukuriye organization aba ari organization byose binaniranye. Ati rero hagomba kuba iki
amatora ya demokarasi. Ibyabayeho ni ikibazo. Ibyo rero byari gukurikiraho nubwo abantu bihanganye, ntabwo amatora y'abindi bintu nk'ibyo bisa nabyo aribyo biri muri bya bibazo twavugaga 20. Ibyo byose kugira ngo bikemuke hagombaga kuba iki? Amatora. Byatumye kubera ayo matora yabaye bwa mbere yagaragaye gutyo, byatumye n'ibindi byose byasabaga amatora abantu babihunga kubera bayabonye. Ari nayo mpamvu abantu bavuga bati, uzumva babeshya ngo havuyemo ngo bagiye ngo kubera ngo twazanye igitekerezo ngo cya jenoside yakorewe abahutu, ngo bamwe ngo bagira gute, ngo batayish ngo abo yumva ngo bate. Nyamara ugasanga niho nababwiye nti kuki se za FDI zagiye kandi ziyemereye jenoside. Ubwo se ntibyaba ari nko kuba gukurikira abantu bite n'abari muri RBB babona bavuyemo bano bakavamo? Nta muntu ukurikira umuntu gutyo gusa atavuna impamvu nawe abayibona. Rega ishyaka ry'abantu barenze 50-60, niba ugiye urihagarariye mu ihuriro muri 2-3 mukagaruka babantu mugasobanurira inteko rusange y'abantu 1200 bagafata umwanzuro ngo tubireke, ntago wavuga ngo abantu 1000 bafashe umwanzuro wo gukurikira umuntu umwe wasezeye. Ntabwo ibyo bishoboka. Haba hari impamvu wenda bakareba bakavuga bati ibi ntaho byazatugeza. Iyi demokarasi nta kuri kurimo. Turagira mu matora y'ikintu runaka hari icyo bita solidarité négative. Nkaba mushobora kubona kuri no mu makosa, ariko kubera ko hari itsinda duhuriyemo ko tuziranye nkemera nkazakugwa inyuma. Naho rero nibyo nakubwiraga. Noneho rero ni ibyo byose rero niho handi nakubwiye muri bwa butegetsi baje kwemeza, ariho hatubangamiye cyane. Biri no mu byatumye twanditse amabaruwa 3 dusobanuza muri bwa butegetsi bonagezweho. Haje kuvuga ngo ubutegetsi, hakenewe ubutegetsi buhumuriza umunyarwanda wese, yaba umuhutu, yaba umututsi, yaba umutwa. Ngo kuko ngo abantu bafite ikibazo cyo kuvuga ngo iyo hagiyeho umuhutu twe tugira gute, turabangamirwa, hajyaho umututsi tukabangamirwa, twarakanzwe. Nubuhe butegetsi bwa bumeze gute bwahumuriza buri wese? Ngo ubwo ni ubutegetsi bwaba busaranganyijwe mu mwoko, igisirikare kikaba gisaranganyije mu moko, igipolisi kikaba gisaranganyije mu moko. Urabyumva? Yego. Noneho aho rero sasa numva ko byemejwe gutyo. Kuko abantu bose bahari bibona mu bahutu, mu batwa, mu batutsi. Hari n'abavuga ko u Rwanda rugizwe n'abahutu, n'abatwa, n'abatutsi gusa. Ngaho ikibazo cyavuye cya rajari. Noneho rero nararebaga nkavuga ngo ndagaruka muri rajari. Noneho hanatanzwe n'ibitekerezo byinshi byo kuvuga ngo reka noneho ubwo tubyemeje gutyo, RBB ni u Rwanda rutoya. Uko u Rwanda twifuzwa ruzaba ruyobowe n'abahutu, n'abatutsi, n'abatwa, reka turutangirire hano muri RBB. RBB tuyigabane nk'iki muri ya moko n'ubundi. Twitegura uko tuzayobora u Rwanda muri ya ntuzi. Bivuge ngo RBB nijya kuyoborwa muri bwa buryo, rajari imyanya bari buduhe birasaba ngo ibe igize gute, tujyana y'abahutu, abatutsi, abatwa. Wenda nkuko twari twarabyemeje ko muri ahantu hose tujye mu mahuriro tugomba guhagararirwa n'umuntu umwe kuzwi impamvu runaka. Noneho bigaruke ngo ndi bugaruke muri rajari, icyo kintu ngira ngo nta kintu tujya tuvuga ngo ese nguri iki. Byasabaga ko tugaruka muri rajari tukavuga ngo hari imyanya yabonetse muri RBB y'abahutu, abahutu ni muze mujye muri ya myanya, hari yabonetse y'abatutsi ni mujyeyo. Icyo ngewe kirimo cyatumye mvuga muri RBB ko twebwe muri rajari ibyo tutabizi. Ni naho nanditse amabaruwa 3 nsobanurira ngo ko mwemeje ibyo bintu ni ikihe gipimo
kizabafasha kumenya ngo uyu ni umuhutu, natwe mudusobanuro, noneho mukitubwire, noneho dusubire muri organization yacu, kuko abo twakira ntabwo tubabaza ngo umuhutu uri umutwe, noneho tugende tukirebereho, tuzabona abo tubazanira bujuje ibyo bisabwa. Twanditse ibaruwa ya mbere ntiyashubijwe, iya kabiri ntiyashubijwe, mu ya gatatu ngira ngo sinzi niba icyo gihe twajyanye mu nama, mu ya gatatu niho nigeze mbaza, ndakibaza cyane mu nteko rusange, ukumva bose baragikwepa. Ndamubaza, ese mumenya gute? Hari umwe wambwiye ngo ubundi ngo kumenya umuhutu ngo mubwirwa n'iki, urebera ku bwoko bwa se. Icyo si ubwo ni igisubizo. Uwo ni umusaza ngo wari ugenekereje, aravuga ati kugira ngo umenye umuntu ubwoko bwe nuko ngo umenya iki ngo ubwase. Ubwase se bwo bubwirwa n'iki? None se n'abantu bangahe bazi base? Ari ibibazo byabaye mu Banyarwanda, abenshi ntibazi base, babonye babahuza. Ariko se reka tunabyemere. Ubundi muri rusange aba bantu bavuga ibyo ngo umuntu ameze, ninde wahagarara hano ngo atere kashe ngo uyu ni data? Ninde? Noneho rero niho ndeba nyine nkavuga ngo abazajya kubaza mama we n'abanyina, urebye mu isi tugezemo ya none, wenda iya kera kuko wasangaga umukobwa, ariko nabwo bigaragara ko nabo batarishyashya, kuko hari abaterwaga inda ngo bakabajyana kubata ku bizinga no ku biki byose bazitwaye, bivuge ngo barakubanaga. Ariko ubu muri viziyo tubamo, ureba ibibera muri za biro, ureba ibibera mu maroge, aho umuntu ngo yagiye mu kazi runaka gukorera kuri tere, haracumbikayo mu maroge, umuntu asigaye umugore ab'icyangugu, umugabo ari mu Ruhengeri, iki byose mu by'ukuri ibikorerwa hanze, ugenda mu nguni z'amazu abitendetse hirya. Ubwo ibyo byose uwo mugore uri muri za biro runaka bari gukuyakuya, aratahiwe mu rugo n'umugabo akuyakuye, ubundi uwo mwana precisoma bivukaho uwo mugore we, uwo nyina we, abenshi barabazi. Ariko uzi ko hari igihugu ngo bakoze test ya ADN bagasanga 70% y'abagabo bitirira abana atari ababo. N'icyo gihugu kirahari. Bivuge ngo rero ibintu abantu bafashe bya kera zero. Uyu ni umushinga wo kurangiza mu gihe cya none, ababikomeyeho cyo kora cyo. Ndaza wenda turaza kubiganiraho, turacyafite kanya. Ababikomeyeho hari uburyo, kuko nkunda ubwigenge, hari uburyo wabibubahira bikaba umuco, kuko nibyo nahoze nkubwira, hari uburyo bareba wenda amasura, hari n'imico rega, hari n'imbyino ushobora kujyana umuntu ukamubwira uti jya kubyinamo hariya rwose ntiyibonemo rwose n'ubukwe, kuko bazabyinira ntabugemo ngo uriya ni umuco wa Gitutsi, uriya ni umuco wa Gihutu. Akaba yakwangira kuko abona wenda wagiye mu bukwe bw'abantu bambaye imikenyero, akavuga ati uriya ntabwo ari umuco wacu, dushaka ko muzabikoresha hano mu muryango wacu. Ndakakubwira ati izi mbyino ntituzishakamo hano mu muco wacu, ubukwe bwacu buzaba bumeze gutya, n'abari ati buzaba bumeze gutya. Ibyo nge nta kibazo mbibonamo. Uri kumva? Nabyo bindi twavugaga tuti ubwami buramutse bubonetse, abahutu bakagira ubwabo bakareba ahantu bajya, uwo mwami rwose bashaka bakagura ahantu bakavuga bati tuzajya tugiye tugira amaturo tumutura, ariko ntibibe byo kuza kugera mu butegetsi. Ngewe ibyo nta kibazo ngize gute mbibonamo. Ikibazo kiri hehe? Kiri kuba ko ryatsinda yigisha kwirinda ribi. Ubu se abasinga bagize gutya bakareba nk'ahantu bajya bakavuga bati niba ya miziririzo yabo sinzi ngo harya niyihe nyoni niba ari iki, bakavuga bati tugiye kuza tujye tuhahurira rimwe mu mwaka, twikorere twibyinire tugire gute, bashaka bagashyiraho n'agakotizasiyo, ikaba organization yabo biyitwaye iki? Abego ko ubu se cyambuko n'abahutu bagakora ibyo bakagira gute? Ubu se wenda tufate nk'urugero, idini runaka si abantu bahuriye ahantu, bahuriye ku bintu runaka,
si bagenda bakubaka inzu bagashyira hariya bakaka n'ibyangombwa bakikorera bagasenga imana yabo bakavuga bati twebwe imana yacu yemera amajipo magufiya yemera kudefiriza imisatsi kandi leta ikaba ifite ukuntu bayobora bakiberaho abandi hariya bati twebwe imana yacu ntabwo yemera gushyira imisatsi mu ibintu n'ibi bakibera hariya abandi nabo babaye gutyo abahutu bagakora ibyabo nk'uko abatutsi bagakora ibyabo hakaba n'abatwa hakaba n'abandi wenda n'abandi nkanazi bakiberaho hari ikibazo byaba bitwaye ariko ikibazo nakubwiye ngo kuba hano hari abari kuvuga ngo tubayeho nabi kubera reka tugere hano tuzabona uko dutegeka nimuze twishyire hamwe twirukane bariya twice bariya iyo si politike ntabwo ari iy'agatsiko cyangwa se itsinda ry'abantu rishaka kugera ku butegetsi politike nemera niyo mpamvu hari amashyaka niyo mpamvu hari ibitekerezo njye ntabara muri politike mfite irindi zina mbyita politike nemera ni politike iri guharanira ko umuntu uwo ari we wese atera imbere kimwe nk'undi iyo niyo politike nshyigikiye iyo politike rero ni nayo mvuga ngo hakenewe impinduka ziganisha ku iyo politike niho navugaga nti umuntu uri gukina politike ngo yo kugarura abahutu umuntu uri gukina politike yo kuzana abatutsi umuntu uri kuzana iy'abatwa umuntu uri kuzana iy'abanyenduga umuntu uri kuzana iy'abakina ibiki byose iyo ntabwo kiri politike iyo nge sinyibara nka politike ni ikindi kintu urimo ni nayo mpamvu ntazagushyigikira ni nayo mpamvu ubwo niba turwanya ibibazo twarimo twabayemo twavukiyemo bitujahaje ndagushyigikira nk'ibyo ngo bigende gute ahubwo biraruta ko nasaranganya imbaraga wa mugani izirwanya uri ufite igihugu uri gukora ibyo n'undi nawe ahubwo ushaka kuzana ibindi nkabyo mwese ubundi kuva mw'ibi ngibi nkaza mwibi gusubira mu bindi ubundi ubwo byaba bimaze iki ni nayo mpamvu uzasanga hari abakina izo politike muri kubareba bari gusiragoringa bari kudepansa amafaranga bari kudepansa imbaraga bari kugira gute nta ubari inyuma ryatsinda ritajya rigira gute rikura rihora rigeze nk'isabune rishonga bavuga bati nimuhanyanyaze n'ubundi mwe ibyo mukora ntitubyemera n'abariya muri kurwana nabo ibyo bakora ntitubyemera nimube mugabananye aro yarabari guhomba nawe uri guhomba nge nzaza nyuma aze kubonaho mugeze ni nayo mpamvu uzasanga abantu abimyoza ngo ese ngo kuda ni nabyo rero nakubwiye nti gushyira hamwe wamaze kumva ikibazo aho kiri ikibazo cyumvikanye umaze kumva aho ikibazo kiri nibyo bya bindi rero nakubwiye nti icyari gikurikiye rero muri RBB ni iki niho nari ndimo ntangira ingero ntago twabonye igisubizo nta nubwo bemeraga ko twaranasabye byagezeho turanasaba ese kuko twemera uburenganzira bw'abantu niba wibona ko uri umuhutu ufite impamvu nubwo wabimpishe uko nanjye nzajya kubareba kugira ngo mbakuzanire abahutu bawe ushaka ngo n'abatutsi ushaka nawe w'abatutsi nawe nturi kumbwira nanakwandikiye unsobanurire uko nzajya mu bantu banjye turi kumwe dufatagije nkurebere mwe abatutsi ushaka bazaze ku buryo bazakunezeza ubone mu myanya abapanzi barimo icyo barakimpishe noneho narabasabye ngo ese ko hari abantu twisanga tutazi na ba mama na ba papa nk'uko mubivuga mu mihanda badutoragura bagira gute hari n'abandi tudashaka kuba mu ibyo bintu twazinutswe kubera ingaruka twabigizemo birashoboka ko turi muri politiki ubwo butegetsi mwabuteganya ku buryo mushyiramo n'indi n'ikindi muteganya niba navuga ngo n'ubundi bwoko bwa kane ndabyumva amuvuga ngo hari ubwoko bw'abahutu abatutsi bakaza n'ikindi twe turi bwisange mu hatwe batutazi ibyo badashaka ubwo buhutu badashaka ubwo bututsi batanabizi
icyo kikaba kikaba nacyo gihagarariwe. Icyo cyabaye ikibazo gikomeye. Cyabaye ikibazo gikomeye. Urukumva nyine no gusesengura kandi ushakisha igisubizo cy'ibibazo tugura na by'amoko. Cyabaye ikibazo gikomeye. Bakakumvisha ko ibyo nyine ngo ari ukugira ngo nibashira impungenge bazava muri ibyo ngibyo by'amoko bakaza nko muri ibyo tugize gute dushaka. Ryari rero ko ari cyo kibazo. Ngo nyuma y'inzibacyuho kandi inzibacyuho ikazavanwa mu matora ya yandi ya rubanda nyamwinshi. Birimo babandi batatu. Yego. Babandi batazwi bo ntago bazibona mu nzibacyuho. Nturumva nyine none se niba ntaho bateganije nyine ntibazibona mu nyine. Bivuge ngo yari inzira yuko babantu batibona. Ntawe ubitayeho muri rusange. Ni nayo mpamvu mubwira ngo isi y'u Rwanda y'abanyarwanda iyo utari mu ngune ebyiri, kuko kuva u Rwanda rwarema rwahangwa, niba bamwita sinzi numva bavuga ngo ni igihanga, ariko simbizi nge sinjya nkunda kujya hirya kuko biteza ibibazo. Iyo uvuze ngo u Rwanda ni urwa Kanyarwanda hari ababyumva ukundi, ngo ni igihanga hari ababyumva ukundi. Niyo mpamvu ibyo reka nivugire u Rwanda. Yego. Sinzi n'ibyarwo hirya yarwo. Ni ukuvuga ngo ibibazo byose byabayemo ni utututse. Abatwabona abana beza ntago bajya bagira inzara yari yo utegetse ako babageneye bafatako. Ni ukuvuga ngo ni utututsi two kuva ryari kugeza iyi saha twabivuzeho. Bivuge ngo rero muri sosiyete nyarwanda hari ibintu niba navuga ngo bibiri bihanganye, aribyo abantu benshi bakunda kwita abahezanguni. Baba bareba hezanguni tutsi, hezanguni hutu, izo extreme ebyiri zihanganye. Izo extreme rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri reka tuje uyu mwanya, niba utari interahamwe muri inkotanyi, ntabwo izo extreme zishaka umuntu urimo hagati. Uko niko kuri guhari. Ni nayo mpamvu ubona nyine hubakwa nyine systeme bya bindi twahoze tuvuga, kuko bamwe bareba abandi, aba bari gukomera, natwe turi gukomera, genda bahanganye. Uyu muntu rero urimo hagati simuzi neza, kumwiyegereza azansenya cyangwa nicyo kibazo, ntago ndabankomeye. Niyo mpamvu baba batagize gute, batamushaka. Ni nayo mpamvu nyine haba ibyo bintu by'ubuhezanguni nyine by'ubwoko bugaragara. Ni ukuvuga ngo niba utari umututsi wa nyawe ugaragara, ntumuhutu wa nyawe ugaragara, uyu azavuga ati uyu muntu niyegereje se n'uwanjye cyangwa se uwanjye. Ahora mukeka, uramukeka. Iyo rero uri gukeka umuntu biba byiza ko aho kugira ngo mwibeshyeho wajugunya hirya ku ruhande. Ni ukuvuga ngo umututsi utari umututsi w'umuhezanguni, abatutsi ntibagushaka, ntacyo uvuze muri ya nyubako yabo. Umuhutu utari umuhezanguni ntacyo uvuze, ntacyo uvuze muri cya gikuta cyabo bari kubaka. Aho rero ni naho uzumva ibyo kuvuga ngo hariya harimo abahezanguni, hano harimo abahezanguni. Ndibuka muri RBB aba ba Charlotte n'aba Kishuri n'aba Gilbert bajya gusezera, yari bigeze ahantu harimo ibitekerezo byo kuvuga ngo ibi bintu byose tubireke, dukora ibintu bibiri, parimehutu na runari. Ubwo ni za extreme nanone bazanye nyine, urabyumva nyine. Ni naho rya jambo ry'abaheza ngo ni ryavuye. Ngo ni ukumbuga zari zihari bajya kugenda rwose, naho bari kuvuga ngo okay, ni ibintu bimeze bigenze gutyo, reka dukore runari na parimehutu. Ni naho noneho wamaze kumva, ni naho ngewe uri kumva, ngewe rajari nta hantu yari iri,
yaribuze. uri kumva bya bitekerezo byacu byose n'ibiki twahoraga tutanga mu nama. Nayo mpamvu mu kwa 9 bahise batuboroka kuri za mbuga nkoranyambaga. No kuvuga ngo hagombaga mu kibuga hagombaga gusigaramo abakinnyi babiri. Nari bari mehutu kandi Rajari nuko yavuyemo bayiborotse ku mbuga zose. Rero ibyo nibyo abantu ntago baba bazi biri kubera hehe imbere. Ngaho rero niho nakubwiye ngo ikibazo cy'amoko kiravuza ubuhuha. Ubwo urwo ni urugero rumwe, hari n'izindi nyinshi nuko nyine tutatwinjira nyine, hari n'izindi nyinshi. Noneho uzagenda no mu ayo moko yose, ngira ngo wenda ubwo ntitwinjiyemo no muri wenda nko mu muhandi. Aho ni urugero rumwe ndi gutanga, navuze ngo bambabarire n'ingero ziri kudufasha. Nge ndi kwibwirira iki abajene batazi yo biva nayo bigana. Hari n'ahandi ibyo bibaho nko mu bakiga n'abanyenduga, ugasanga hari n'umutwe w'abakiga, hari uw'abanyenduga. Natwanga kuri indangagaciro ntago turasesengura tugashaka ibisubizo, ntago dusesereza cyangwa se dutesha agaciro ibyo abandi baba barakoze cyangwa se baravuze. Rwose ni uburenganzira bwabo. Ni nayo mpamvu rero nyine tuvuga tuti ibyo ari byo byose hari igikwiye gukorwa. Ngira ngo bigaragara ko ari igihombi iyo abantu bamaze imyaka 2 bahuye bari kuganira uko bafatanya ngo bakemure ibibazo, nyuma y'imyaka 2 3 se bakorana bagira gute, ukabona barashoyenyutse. Umwaragiye kubera iki? Kubera ikibazo runaka. Abantu bamaze mu myaka 27 ari byo byose. Ni ukuvuga ngo hari amashyaka y'amoko, hari amashyaka y'uturere, hari amashyaka, buriya amashyaka, buri kintu, buri shyaka ryose. Ni nayo mpamvu twatangiye tuvuga amashyaka ariho. Impamvu adahuza ishyaka rimwe ritajya gufatanya n'irindi, hari ikintu kiririmo muri ryo gitandukanye n'irindi, cyangwa umuvuno urimo indani tumirije itandukanye n'irindi. Noneho rero kandi tugomba kugira gute gufatanya byange bikunde kugira ngo tujye muri kiriya gihugu. Tugomba kukibanamo twese. Bivuze iki? Bivuze ngo muko gufatanya nabyo biragomba imbaraga zidasanzwe. Ari byo biturimo. Kugumya kwigisha byibuze haraho bizagera n'abandi bafite ibyo bagundiriye badashaka kurekura, bazisanga nabo bari bonyine ntacyo bizabamarira. Hari n'igihe nibyo natangiye mvuga nti twe muri nemera ko niba navuga ngo bwa burenganzira bwo kuba mu matsinda runaka ya demokarasi, abantu bo kwishyira hamwe bakaba mu itsinda runaka, genda byemera rwose. Ariko iyo aba babyemeraga, noneho ngo dutekereze u Rwanda ni rw'igitekerezo cyaza gishyashya, ba bantu kirababanisha neza, badashaka iki ubutegetsi. Aya mashyaka ni umwihariko, kuko ugiye kuvuga ngo uzigisha umuntu ngo areke, niba navuga ngo intuza ye, hari naho byageraga harimo banavugaga ngo ubundi twebwe jenoside hutu cyangwa se hutu ngo ni ADN ideologike yacu. ADN ideologike yabo. ADN ideologike yabo. Bishatse kuvuga ko wowe uri kuvuga ngo ni ukwigisha. Akada. Ubundi systeme yo kwigisha, ntuza yo kwigisha. Baravuga ngo niba ushaka wenda kuzahindura isi, urigisha. Twe rero ntago ari yo si dushaka. Ntabwo ari si dushaka guhindura. Kuko kuvuga ngo uzigisha umuntu ngo ADN ideologike yizamuvemo, uzamushyira mu iki noneho se? ADN nuyimukuramo uzamushyira mu iki? Cyokora cyo FPR. Buriya nubwo nyirwanya ngewe hari byinshi nyemerera.
yari mirongo mizima ifite FPR ngewe hari ibyo nyemerera, niyo mpamvu ngewe ntabwo kujya tugaya gusa wayasukugaya. hari ukuri ngewe ndi umunyakuri. FPR buriya mu Rwanda wenda hari ababa batabizi, ariko twe turi impunzi, tuhavuye vuba, hanakozemo. Wenda uzashaka ntazantera inkunga, nta nkunga nshaka. Wenda ngo uyu muntu yakoze muri FPR ngo abari FPR, ngewe nababwiye ko ndi inkotanyi, ndi intera hamwe, icyo bashaka bazajye bavuga ibyo. FPR nta ngando zibaho z'abasaza z'urubyiruko. Waba uri gutigiye uri kuvuga ngo ugiye kwigisha umusaza ngo ADN ideologike y'umufe. Icyo FPR ivuga, iravuga ngo wa musaza we turabizi bikurimo. Icyo tudashaka ni iki? Ni uko bisohoka, nibikugumemo. Niwumva bigiye kuzaturika, bizaguturikane, wipfaniranire nabyo. Ariko wicecekere, nta na mwanya tuzirirwa dutaho ko kugira gute aho kwigisha ngo bikuvemo. Ahubwo icyo bakora ni iki? Ni ukwigisha urubyiruko ibyo bashaka. Rero Aimable ni nayo mpamvu ibi tuvuga hano turakangurira ba bantu b'abajene, aribo navuze ngo nibo bafite vora yo gutegura u Rwanda rushya, yo gutegura impinduka nshya. Ariko iyo mpinduka nshya igomba kuza nyine ari nshya kandi ifite n'ibitekerezo bishya. Ntabwo impinduka dushaka ari iyo kugarura ibyahozeho. Iyo tuzayirwanya kugeza ku wanyu. Nta cyiza tubona bose, n'abatwumva bamenye ngo nta cyiza twabonyemo cyagiriye abanyarwanda n'ibi byose babayemo, byaba ari cyami, yaba ari nyiginya, yaba ari yega, yaba ari kiga, yaba ari nduga, yaba ari ki. Aka kanya ukoze isesengura, nta cyiza wakwerekana ati dore icyiza yazanye. Hejuru y'imirambo y'abantu wabara hirya utabara, utazi ibyo twabonye n'amaso, ibyo twagize gute. Hakenewe iki? Impinduka nshya. Niyo mpamvu rero mvuga ngo turabwira iki abashyashya. Nge rero mvugisha ukuri ko ugiye muri ibyo byo kuvuga ngo reka ngo twigishe abantu, ariko wenda tugize amahirwe muri rajari abashya nyine nkuko tubyita ni rassemblement de jeunes pour l'avenir du Rwanda. Reka nani mpamvu yo kubihisha abashya. Abashya tugategura impinduka nshya y'ibitekerezo bishya. Ngaho ibintu bigize gute biri. Aimable rero ubwo twagira ngo dusegurira abantu n'abatwumva dutanga n'ingero, tubatangaho ingero. Ntabwo aricyo kiba cyatubyukije, nuko dukeneye ko abo bashya nyine bamenye ukuri ko ibintu biri hanze, bakamenya n'impamvu nyine turi bo nyine. Hari n'abibaza bakavuga bati se aya mashyaka uzumva abantu batazi biri hanze birirwa basakuza ngo ese ngo kuki ngo muri benshi ngo mwakwishyize hamwe ngo mwagize gute ngo reba ngo nk'aba baravutse barabashyashya. None se urishyira hamwe n'utagushaka? Umweru se no gupfa kuwufata irangi ry'umweru ngo ugiye gushyira mu muhondo ngo nuko ari amarangi? Hari abantu bariho gutyo gusa bo kwirirwa bavuga ngo mwishyire hamwe ngo mugire gute. Ninuza n'ibishyimbo ari ibishyimbo bagiye guteka, iyo uvanze ibara ridasa n'irindi ubona bidafite isura nziza. Ntabwo rero gupfa kugira, byaba byiza ahubwo abantu bakomeje uko bari kuko kwatumye babaho, bafite na ADN ideologike yabo. Ngiye namaze kubibona. Si ugupfa rero kuzana ngo mujye hamwe ngo mbabwire ngo gutya na gutya. Birasaba impamvu wenda mwatanze inzero nziza cyane kandi ku bantu babasha kutwumva murumva ko bisobanutse. Ngiye impamvu ndabivugira gakora ku kwigisha nuko hari abazaba bafite uburyo babona ibintu ko bigeze, ku buryo bazumvikana ya mabara wenda ashobora kuvanga akaba yavanga bakagira bakora. Abo bashobora kwihuza bigakunda, bitabuje na wundi ufite ADN yiwe idahinduka, uko biragoye kuyihindura azaguma uko ari
ariko itabuje abandi gukomeza, aha, ntabe yanabangiriza mu migambi yabo baba bafite. naho rero niho turimo tuvuga rero ikibazo ubwo nyamukuru. none se bwana Barigira, tugarutse nyuma tutaranasoza, urabona ko bigoye kugira ngo abantu bigishe bajye mu mujyo umwe. Niyo nama wagira urubyiruko mbere yuko dusoza, mu buryo kugira ngo bumve ko igihugu ari icyabo, kuko impinduka yose izabaho itabiri mu rubyiruko ntabwo ishoboka, kuko biragaragara ko ari abakurambere, si ukubaveba, hari ibyo bakoze byiza, ariko hari n'ibindi bintu bari gukorera urubyiruko navuga ko atari byiza. Ntabwo basobanurira umuntu ukuri, ntabwo basobanurira urubyiruko ukuri kw'ibintu uko bihagaze, cyane cyane iyo ugeze ku moko. Niyo nama wabagira. Inama rero nagira aba bajene, wenda tuzagira igihe cyayo nitugira ko aba bajene bagerageje impinduka, niho nifuzaga ko tuzajya inama cyane, kugira ngo urabona mw'ibi bihe nkuko twabivuze, za mpinduka zigamije ku ntuza zishaje zirata agaciro, abantu bamaze kubibona. Hari abajene rwose bahagurutse bafite ibitekerezo bishyashya, hari ba Kizito bariya, ba Niyomugabo, aba bose mubona nyine ni nabo bari kugaragara muri izo mpinduka turi kuvuga. Ikibazo gihari kimwe nuko nta gahunda bifite, ni ibitekerezo byiza bitatanye kuri umwe, bitari byashyirwa kuki mu murongo ngo bibe umurongo mugari wa politiki w'iyo mpinduka nshya kandi y'abo bajene. Igisabwa nuko abo bajene tuvuga, hari abagize ibyago, hari abaducitse bakagombye kuba badufasha, ariko ibitekerezo byabo benshi bari babishyize hanze, hari n'abandi bagize ubwoba bihishe. Nuko bagira gute, bahaguruka bagatekereza u Rwanda rushya twifuza nyine rw'abajene ruzaba rutubereye, kuko nitwe mbaraga, noneho n'ahazaza ni ahacu. Ibyo bitekerezo bigashyirwa hamwe, tugafata vora, cyangwa se akaba ari twe tujya nyine ku muyoboro w'iyo mpinduka, tukayijyana aho twifuza tuganisha. Wenda tuzagira igihe cyo kubiganiraho, ariko mu by'ukuri icyo nabasaba uyu munsi ni bicare batekereze uhahise, batekereze ibyo babona, bibaza impamvu iyi myaka yose ishize, bibaza impamvu impinduka zabaye ntizigire icyo bitugezaho, ubwo zikatwinjiza mu bibazo. Noneho batekereze ko zidakwiye nk'izo zikorwa gutyo. Batekereze noneho impinduka nshyashya yaza ifasha buri muntu wese atari ubwoko. Impinduka izaza itareba ngo umuhutu, umututsi, umutwa, umukiga, umunyenduga, umwega, umunyiginya, umusinga, umugaturika, umwisilamu, umuki, ibintu byose idashingiye kuri ibyo. Impinduka izaza ireba ngo umunyarwanda, niba hari ikintu kiri hari cyiza cy'igihugu cyose, wenda habe hari ukuvuga ngo uko meze kose nashyiramo imbaraga zanjye n'umwete wanjye, icyo ari cyo cyose nkakibacyo, icyo ari cyo cyose cy'igihugu nkakigeraho, igihe mbishaka nkumva ko byagira gute, byashoboka. Iyo niyo mpinduka ikenewe yatuma abanyarwanda tuva mu bibazo birimo, ukicara hasi uvuga uti ngiye gutuza n'abazankomokaho n'abazabakomokaho bazabaho mu mahoro. Ariko mu gihe impinduka izakorwa ivuga ngo uzanyemo ubu bwoko, uzanyemo abantu basa gutya, ugize gute, menya ko wenda mu gihe cyawe gitoya, tugira igihe gito hano ku isi, wenda wowe uzabibamwo amahoro, ariko nujya kugenda uzagende wigaya ko abo usize bawe ubisizemo, hari igihe batazagira gute, batazabisoza. Uwo si umurage rero wo kuraga u Rwanda rw'ahazaza. Icyo ni icyifuzo cyawe cyo kubaho none, ntushake kuzabaho mu hazaza. Iyo niyo nama ya mbere, Aimable. Inama ya kabiri, ndabona iminota yatujyanye. Oya nta kibazo rwose, iminota yatujyanye. Inama ikenewe cyane, nishaka ibe magana ngaho, ariko inama zikenewe. Inama ya kabiri nuko abantu bakwiye kubona abandi nka bagenzi babo mu isura yabo.
nturebe umuntu mu isura runaka ngo uhite ujya kumutwerera ibi bintu by'ahahise. Reka turebe abantu mu bitekerezo byabo, urebe abantu akamaro yakugirira, nicyo kizadufasha nyine no gushyira hamwe. Ni nacyo muri rajari, ntago twe muri rajari twubakiye ku kureba uko abantu bateye, uko abantu bameze n'ibiki byose. Icyo twubakiyeho ni iki? Ni umushinga dufite. Twifuza ko n'u Rwanda za demokarasi tuvuga zashingira ku mishinga. Bishobotse muri kumva nk'abantu biyamamaza, ntiba bari na ngombwa ko bagaragara, bagakora poroje y'umushinga, akaba ari wa perezida abaturage, kavuga uti muri manda yacu mwashaka mugakora ryaba ari ishyaka, ryaba ari association, yaba ari iki, muri manda yacu dukurikije ibyinjira mu gihugu, hinjira budget imeze gutya, tuzakora ibi n'ibi, tuzakora ibi n'ibi, tuzakora ibi n'ibi, n'ahandi gutyo. Noneho abaturage bakagira gute? Bakareba imishinga myiza, akaba ari itorwa yashaka. Nibyo nakubwiye, binashobotse yashaka akaba ari n'umuzungu, akaza agakora. Umuzungu aje akaba umwenegihugu, niba afite n'amafaranga ye kuri konti akareba bije y'igihugu wenda ni miliyari 5 zibona ku mwaka, njyewe ndashaka kubafasha nk'abari bose baza bagafasha, mbubakire wenda imihanda, ikibazo cy'imihanda gikemure. Aje agapresenta, bakamwereka bije y'igihugu, akaba afite amafaranga ye kuri konti, akaza akayubaka. Yashaka niba ari kampani, niba ari nishyira hamwe n'ibiki byose, rikazazana akatubera nyine umuyobozi wo gushyira mu bikorwa wa mushinga we. Manda y'imyaka 5 bamuhaye ikagira gute? Ikarangira twubakiye ya mihanda, ikibazo kiri hehe? Akajyaho n'undi. Noneho ntitubeho byo kuvuga ngo njyewe ngo abantu bagiye kuntora kugira ngo njye ku butegetsi ndonge imitungo, kugira ngo tujye ku butegetsi ngo ubwoko bwacu butere imbere. Nibyo navugaga nti icyo ni igitekerezo, ariko ni igitekerezo cya rajari. Uko tubona wenda impinduka nshya yindi ishobora kuboneka itagendeye ku byo kuvuga ngo abahutu ngo tujyemo kugira ngo twigwize ngo tugabane imyanya, ngo abatutsi, ngo abatwa, ngo abaki, ngo abake, abanyendugaba. Ibyo bintu bikarangira. Naho rero navugaga nti ubwo hari urubyiruko babajene nabasabaga ngo ni mucanira ubwonko, ibyo bita gushyushya ubwonko, mutekereze ikindi kintu kigize gute gishyashya kitarebe. Dukine politike yo kuvuga ngo ni iyihe systeme, ni ubuhe buryo bwiza abantu bose bagira gute, bagira agaciro kangana, haba imbere y'amategeko, haba imbere y'ibyiza by'igihugu, haba muri buri kimwe cyose. Umuntu wakagira gute, akinanirwa ku buryo umushinga wose uri butekereze gumva wawugeraho nta nzitizi igutambamiye, usibye iki wowe ubwawe. Iyo niyo nama rero Aimable, nagusubiza akanya. Urakoze cyane barigira ku nama nziza uhaye urubyiruko. Yemwe si n'urubyiruko gusa, buri hari n'abandi baba babyumviyemo, cyane cyane nk'aba extremiste twagumye kuvuga, kuko nubwo wenda waba uri umuheza nguni hari agasigara. Ngiye niko mbibara, agasigaye ako ngako byaba ari keza. Nanjye nongera nti urubyiruko rero ni mwejo hanyu heza, nimwe mugomba kuhashakisha. Nababwira nti mugerageze politike y'amoko rwose mwere kuyijandikamo nk'uko twagumye tubivuga, ntaho yazakugeza. Ahubwo ko ushoboye kose utera imbere. Ndabizi neza ko hari abakurera, hari abakufinansa kuri buri cyose. Icyo gihe gufinansa ariko kujyana muri politike y'amoko ujye umwumva, ariko nanone ugire indi reserve yawe yo ku ruhande. Simvuze ko uzagenda ukanga kubyumva, kuko ugomba kubaha. Nta nubwo ibi bintu ugira ukuntu igireje joma yawe, kuko ejo hazaza ni wewe ugomba kwagiramo uruhare. Bikaba ariyo nama twabagira, kandi twifuza yuko mujya mukurikirana ibiganiro hirya no hino ku macana atandukanye, habaho inama nyinshi zitandukanye. Nkasaba n'abasaza rero, navuga abana bafite inararibonye muri ibi bintu by'amoko, si ukuvuga ko bagumya gutsimbarara ku byabo.
ahubwo mugerageze abadafite ubwo buheza nguni, mugerageze mwegere urubyiruko murwereke ejo heza habo, kuko ntabwo navuga ko bose ari abasaza bose bafite iyo ngengabitekerezo reka ariko mwabyita, ahubwo abatabifite bagerageze basanga urubyiruko barushishikarize kuva muri ibyo bintu by'amoko, barushishikarize gukunda umurimo, gukunda ikintu cyazabateza imbere, kuko ejo hacu niho hantu hagoye, kuko ejo bundi muzamwagiye mwe nk'abasaza mwe twe tuzahora turi mu bintu byo kuriha ibyo mwakoze tutanabizi rimwe na rimwe. Nkaba mnifuza ko rwose urubyiruko mwumva ku ndangagaciro, mugerageze mwumvize impanuro muhawe n'abantu batari abextremiste, kuko mwese zose mubyumva ariko mugire jijuma yanyu. Bakunzi ba Indangagaciro TV rero ndabashimiye cyane, nabifuriza icyumweru cyiza, mpera z'iki cyumweru, ejo abafite ko ejo bazatangira imirimo, nkavuga nti Imana ikomeze ibane namwe kandi mugire imigisha myinshi mu byo muri gutekereza cyangwa se muri gukora. Murakoze. Murakoze mabure, wenda tugiye gusozaho gatoya, hari kantu uvuze kanyibutsa ikintu uvuze uti wenda ntago dukwiye ibi bintu niba navuga ngo ibi bintu by'amoko abantu babirimo n'ibiki byose ntago bikwiye kuduteranya. Wenda tuzabisobanura ubutaha, nta nubwo bikwiye kutujyana muri konfuri, burya umuntu niko ameze. Tuzasobanura ibijyanye n'urukundo, uburyo umuntu agenda akura mu rukundo. Nyuma yo gukunda umuryango, abantu bagira amatsinda bakunda. Twe rero ntago tubibara nk'ikibazo. Umuntu ukunda ubwoko bwe akaba yumva ari umuhutu, undi akaba arumva ari umututsi, undi akaba arumva ari umukiga, undi akaba arumva ari umunyiginya, undi akaba arumva ari umunyenduga, undi akaba arumva ari umusope, undi akaba arumva ari umubare utashye. Ibyo ni amatsinda abantu bahuriramo, rwose turabyemera nta kibazo biduteye, ahubwo turashaka gutera intambwe ngo tuve mwayo matsinda, noneho tujye kugukunda igihugu. Naho ubundi hatagira bumva tubivuga gutya ngo bagire ngo tubafite ikibazo. Oya, ahubwo twebwe dukurikije inzego z'urukundo ntabwo dushobora nibyo njya mvugira ngo ntabwo rajari dufite umwanya wo kuzahaguruka ngo tujye kurwana na kamere. Nibyo mwavugaga ngo kwigisha. Oya, ntabwo urwo rugamba warutsinda, ahubwo icyo turwana nacyo abantu nibave mw'icyo cyiciro cyo gukunda imiryango migari, batambuke noneho bageraho bakunda igihugu. Nibundi nicyo kiri kubura. Niyo mpamvu navugaga ni iyaba byashobokaga, uri kumva ngo habeho nk'ubwami bw'abahutu mu Rwanda nk'uko twabivugaga, bitoremo umwami, bave muri ya dezorudere ibe orudoni, habe n'uw'abatutsi, habe n'uw'abatwa, wenda habe uw'abanyiginya, habe uw'abanyenduga, habe uw'abakiga, habe uw'iki, buri hantu hose bake n'ubuzima gatozi. Nka kuri abagatulika bameze, abapentekote, kwa bagitwaza, kwa nde abagatulika, wari wabona se barwana? Hanavutse n'ikibazo, ni inshingano kugikemura nyine. Ibibazo n'ubuzima bwose, natwe no mu mubiri wacu ibibazo bivukamo. Ibibazo ntaho bitaba. Noneho ibyo byose abasope ndi kumva bavuka bishyire hamwe, abo bagize gute n'abaki bose bagire bibe organization. Noneho nyuma yaho ako kavuyo kamaze guterera, ndabizi bazakura, babone ko noneho abantu ari bamwe, babone ko yavunde amaraso avunde, babone ko yagira gute, noneho hazaboneka nyine abantu noneho bageze ku rwego rw'iki rwo gukunda igihugu. Aho niho twe dushaka kujya. Rero ntabwo ndi kubwira ngo aba bantu babarwanye, babandi twita abaheza ngo ni woya. Umuheza ngo ni ndwanya, ni uwigisha ngo umuhutu ngo ni mubi kubera wari umututsi ngo ni umubangamiye, ni umututsi wigisha ngo umuhutu ni mubi, cyangwa se ni umunyenduga wigisha umukiga ni mubi, ni umukiga wigisha umunyenduga ni mubi, ni umusope uri kuvuga ngo wenda ngo uyu ngo ni mubi n'ibiki byose. Iyaba uwo muntu iryo tsinda wari umuhutu, hari uburyo ahubwo bya bindi twahoze tuvuga wegeranya nk'abahutu, ukumva kuko iyo bivuga ubona ko abazi. Nibyo nahoze nkubwira, ababazi akagenda bakora akababwira atari ko wenda dufate nk'urugero nta kwa kundi bavuga bati hari jenoside yakorewe abahutu, aho abahutu bari bagakoranaho, bakabanza bakabiganira, bagakora nk'iyi association, bose bakagira gute bakabyumvikanaho bakanashyigikirana, bakitoramo n'umuntu ugira gute ubisobanukiwe, ujya no kubivugira babona wagira gute wakwemerwa.
aho se hari ikibazo njye mpafite. Ariko biba bibabaje kubona hari umuntu umwe ujya kwiyenza ku Batutsi ngo ni mu byemere ngo ko ngo ariyo ngo cyangwa se ngo cyangwa ngo dushwane gukemukira muri za gurupe zabo aho hasi. Leta ikaba ari mu byo kubakorodona nk'uko amadini katolika abayisilamu bari muri guverinoma. Yego wanahamagara n'abandi bandi ukababwira utari ko hari akarengane turi gukorerwa, ni bande bakabakorera, ni bariya bakagikemura. Ariko se wowe uricara uri umwe uri babiri, njye nawe, njye n'umugore wanjye, ngo nasomye ngo ahantu ngo handitsemo gutya na gutya, hanyuma ngo ujye kuri uriya muntu wese muhuye mu nzira ngo uranshyigikira ko ari byo byankorewe ngo cyangwa ngo twangane ngo cyangwa ngo ibirimo ngo bisenyuke. Ubwo si byo nibwira ngo ukemura ikibazo guteza ikindi. Iyo ni sosiyete uri gutwara yitwa iy'abahutu. Gusa uri kuvugira abahutu. Ni byiza rwose. Naho rero mvuga ngo abantu bakwiye kuva mu kavuyo. Ibi bintu twabibayemo nyine ni amateka nyine birumvikana, ariko aba bantu nabo babirimo nabo ubwabo ntago bari seriye. Ifoke baba seriye, abantu ntibagongane, ntunagire uwo wikoma. Uri kumva niba aba bantu bafite ukuntu bibyinira urabikoma ngo bigende gute? Ni umuco wabo kandi barabikunda. Ese nzarwana intambara yo kuvuga ngo abantu be gusa gutya? Nyango wayitsinda iyo ntambara. Ngo abantu be kujya bambara gutya, ngo abantu be kujya babyina bateza amaboko, ngo abandi babyina ikimimba. No, ariko se uyu nguyu afite umuco, wabigize umuco, ni mwiza, aranamushimisha. Abibayeho mu muco we bigutwaye iki? Ariko wenda ntajye kuvuga ngo nguriya muco ngo ni mubi ngo atangire ngo ashinga amashuri yo kuvuga ngo bariya niba ngo babyina nabi bagira gutya na gutya, ngo bariya nibo batuma tugira gutya gutya. Ntago rero turi kubwira aba bantu batuye oya, nibabirebe babisobanukirwe. Icyo turwanya niki? Nta muntu ukwiye kubaho abangamiye undi. Nta muntu ukwiye kwigisha abana kuri ari we ibibazo n'ibiki byose. Buri muntu nashake uburyo yabaho we ubwe, ntawe ubwe, kandi n'undi nawe abeho ntawe ubwe, ye kubaho nk'abandi. Aho nituharenga abantu buri wese abayeho gutyo, nibwo tuzajya noneho tuzarenga iyo tapi ya bya bindi by'amoko n'uduki twose, dusange noneho turi abanyarwanda twese. Ngaho rero hatagira wenda abasaza batwumva bavuge bati buriya yamvuze yagize oya, ibyo ndabikubahira urimo, ahubwo shaka uburyo bigira gute bijya ku murongo, we kugenda ubivanga mu bandi. Ibi bintu nibimera gutyo haba muri opposition noneho tuzasigara. Wajyana igitekerezo cyo kwiga iki? U Rwanda. Noneho bya bindi niba ari ubutegetsi tuvuze ngo ubutegetsi bugomba kumera gutya, kubugeraho nuko wenda ufite amashuri aya, nuko uba watsinze ikizami kimeze gutya na gutya. Icyo gihe abantu bazagenda bige, bazashyiraho amashuri buri bwoko bwose, yaba umugigi yaba ikibaharanire kuvuga ngo nitunyure hariya niyo nzira igera kuki kuri buriya butegetsi. Nta kimutangira, nta ngo undi umututsi nibwo nzagera benshi ngo turi biki byose. Tubwo turi benshi tuziyamamaza dutsinde. Yego. Twerajari rero nta kibazo rwose dufitanye n'aba bantu. Niyo mpamvu nigeze nkubwira ngo ngiye simbona iki umuheza nguni. Icyo nita umuheza nguni ni umuntu uvuga ngo bariya ni mwebwe rwana n'ibyawe bibitungana bigutunganira bitabangamiye iki undi. Niho navuze ngo tuzakura tuve mu urwo rukundo rw'amatsinda tubarizwamo, dukunda iki igihugu. Sawa, murakoze cyane Barigera. Numva tuzafata umwanya uhagije kugira ngo tugere kuri iyo ngingo yo kuburyo twakunda igihugu bihereye ku muryango bigahera no muri ubu twavugaga by'amoko. Murakoze rero, numva twahagarikiraho. Ibihe byiza. Naho gutaha turi kumwe.